imboni ya radiyo izuba Ngabonziza Leonidas mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara akagari ka Murehe. Kuri uyu wa mbere mu kagari ka Butezi ni mu mudugudu wa Kivogera habereye ikibazo kidashimishije aho abagizi ba nabi biraye mu muceri w'umuturage baza kuwangiriza mu buryo bukomeye. Uwo muceri wari utarera bagiyeho barawukerera ku buryo batigeze banawutwara. Kuri mikoro radiyo izuba ndi kumwe n'uwo muturage aricyo abivugaho aratangira twibwira. Nitwa Kamederi Arene. Ubwo ngubwo nijoro abantu bagiye bangiza umuceri, nuko mu gitondo ugiye kuwuragira ageze yasanga uwo muceri bawuciye bawunyukanyukira mu cyondo nta n'uwo batwaye, ubundi bagenda bawujugunya mu mazi. Nuko ubwo rero aza kubimbwira, amaze kubimbwira njya kureba nsanga iyo bike rwose bayahiye yose hasigara akantu gatoya busabusa. Nuko icyakora nabimenyesheje ushinzwe umutekano mu midugudu, ndeba n'undi tuzangikanye uwo mu kandi mu wundi mudugudu, bwira nanone mudugudu nawe arahagera arabireba, amaze kubireba aravuga ati ibi bintu ati n'ubwangizi ni n'ubwishyu. Nuko ubwo rero aravuga ati kuko nta muntu mufitanye amakimbirane ndamuhakanira rwose ntaye pe. Nuko ubwo rero aravuga ati nta kundi rero twabona twabyishyiramo, nuko atigendere nta kundi dutegereze ibizakurikiraho nyuma. None se maze ushobora kuba uri muri koperative? Oya, ntabwo ndi muri koperative. Umuceri wawe uhinga mu rukorera rwawe, ntabwo ukorera muri koperative? Aho ni ku ruhande muri koperative n'ubundi nkoreramo. Wabimenye ryari? Nabimenye mu gitondo. Ndi kumwe n'umuturage baturanye ashobora kuba yahageze kandi nawe hari icyo yabibonyeho, reka nawe tumwumve. Nitwa Mukabugingo Julienne. Mu gitondo ninjye wabanjije kuhagera, ninjye uhuragira, noneho nsanga bawukereye. Noneho nibwo naje kureba umusaza arahagera. Noneho umusaza yashatse ubuyobozi bumwegereye, nuko byagenze bawukebye barawufotafota nta n'uwo bajyanye, ubundi bawuta mu mazi bawuta no mu yindi miceri. Uyu musaza arasaba ko yakorerwa ubuvugizi, nubwo ngo atari muri koperative. Njyewe nabashe kuganira nawe mbere ko atari muri koperative, ariko mu by'ukuri ugereranyije n'ibikorwa bye bangirije, bamwangirije cyane. Umuceri ntibawutwaye, nta ikigaragara cyo akeneye ubuvugizi. Hakizimana Emmanuel imboni yaradizo mu karere ka Kirehe uri mu murenge wa Mpanga. Aha turi ni mu mudugudu wa Nyagasenyi mu kagari ka Bwiyorere, aho tugeze tuhasanga ushinzwe umutekano avuga ko yahohotewe n'umukuru w'umudugudu bakorana muri komite, akaba avuga ko yamukubise. Uyu ushinzwe umutekano aratubwira amazina ye, anatubwire n'ihohoterwa yakorewe cyangwa se akarengane yakorewe n'uwo muyobozi bayoborana. Murakoze. Amazina ni Mukotanyi Jean Damascene. Mu by'ukuri naje guhohoterwa n'umukuru w'umudugudu bita Ndizeye Felix, aho narinje kuregeraho umuturage wacu yaraje kundegera bitewe n'uko umushumba wa Ndizeye yagiye amutemera ubwatsi. Ubwo aza gufata amakuru ko ubwo bwatsi buri kwa Ndizeye. Nyuma yaho nagiyeyo nk'umuntu wari uregewe icyo kirego, njyayo njya kureba urwo rubingo, hari urwari rwasigaye ariko urundi baruhaye amatungo. Ubwo tuhageze dusanga ubwatsi bukeya, uwo muturage arabunyereka. Ubwo nagerageje guhamagara mudugudu ndamubwira ati se ko hari ikibazo cy'urubingo rwibwe. Ndizeye nibwo yambwiye ati ndaje tubirebe. Akimara kuza ariko yamaze umwanya munini akiyo ngiyo, yambeshye ko ari kuza ariko hashize igihe akanya. Ahaziye aravuga ngo urwo rubingo yarutemye muwe. Nyuma yaho naramubajije ati se urwo rubingo nimba rutemye kwawe wajya kutwereka uburyo aho hantu warutemye, tukagenekereza koko hari urubingo iyo rutemwe ako kanya n'urwatemwe nimugoroba, ni ibintu rwose ubona ko ari ibintu biri difera bitandukanye.
nyuma yaho yaje kuvuga ngo agiye gushyira amafaranga 50,000 n'uwo muturage wibwa urubingo ngo ashyiraho 50, ngo noneho tujye kureba aho Ndizeye yarutemye, ngo nasanga Ndizeye yarutemye hanyuma ayo mafaranga uwo muturage ahita yamuha, nasanga Ndizeye atarutemye ngo ayo mafaranga nawe ahita yamuha. Ubwo nyuma yaho Ndizeye yaje kwisubiraho aravuga ati se ubundi ni gute mu nterera urugo mutamenyesheje? Ndamubwira ati ariko mu buyobozi no gukorana imikoranire myiza, ntago umuyobozi ushinzwe umutekano bamuregera ngo mbure kutagera kuri tera ikibazo cyabereye. Nyuma yaho yaje kwinjira mu nzu azana inkoni, ndamubwira ati se iyo nkoni uzanye iki? Ahita avuga ati mumvire mu rugo, nta mpamvu yo kunterera urugo mutanteguje. Yahise afata inkoni ashaka kuyikubita uwo bita Maniriho yari yaje n'uwo muturage wibwa urubingo, mpita nyifata, nibwo nayifashe ahita ankubita ivi mu kiziba cy'inda, mpita ncika intege, ahita njomba n'inkoni. Mu by'ukuri akarengane nagize nako ngira ngo mundenganure. Mu by'ukuri ikintu kimbabaje n'ubu gikomeze kumbabaza ni ugukubitwa n'umuyobozi w'umudugudu nkanjye umwungirije ndi mutekano. Ikintu kijya kintangaza nuko umuturage aza kuturegera nkaho twakamufashije, tukijya mu kibazo cye umudugudu agahita agaragaza rangaje y'uburakari agatangira akarwana. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye umuturage aza kuturegera nkaho twakamuhaye serivisi akeneye, ahubwo nyuma yaho ubuyobozi bukivanamo bugashaka kugaragaza emosiyo zo kurwana. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byanejeje, n'ubu ntabwo bikinezeza. Tugomba kwakira umuturage aza tugana tukamuha serivisi akeneye, ariko gahunda yo kurwana mu buyobozi rwose nta hantu igikora. Mu by'ukuri sinzi nimba uwo muyobozi w'umudugudu nta hantu yaregwa, sinzi rwose mwadufasha. Nyirasabimana Odeta ni umwe mu bari bajyanywe ikibazo kwa shefu w'umudugudu wa Nyagasenyi cyuko yari yibwe ubwatsi bw'urubingo. Aratubwira uko byamugendekeye akimara kugera kwa shefu w'umudugudu, ndetse ari kumwe n'ushinzwe umutekano, ari nabwo ushinzwe umutekano yakubitwaga na shefu w'umudugudu. Yamaze kugera kwa mudugudu nari njyanywe n'ikibazo kijyanywe no kwiba urubingo. Mageze mudugudu nahageze ndi kumwe na mutekano. Mudugudu nkaho atadufashije muri icyo kibazo kuko nawe yakekwaga mu bantu baba bafite urwo rubingo rwanjye. Mudugudu kugira ngo adufashe ahubwo afata inkoni aradukubita, bamwe turiruka, abandi mutekano agerageje gukiza amubujije kurwana ahita amufata nawe aramukubita. Maniraho Jean de Dieu ni umwe mu babonye ayo makimbirane yabaye hagati y'ushinzwe umutekano ndetse na mudugudu barwana. Aratubwira uko yabibonye. Ko byagenze, twari turi aho hafi tugiye twumva nyir'urubingo araduhamagara ati muze mundebere ikibazo kiri hano. Tuhageze dusanga hari n'ushinzwe umutekano bari kumwe, mudugudu araza. Hageze bavuga ikibazo cy'uko bibwa urubingo, atari ko turi kugukeka mu bantu bakekwaga ko bibye urubingo kuko afite abakozi barara bamwahira urubingo rw'inka kuko agura inka mu gihe umunada wegereje. Birangije ahita afata abantu bari aho, tangira kubakubita. Umutekano agerageje gukiza abantu bari aho ngaho, afata umutekano aba ariwe akubita, umugira nabi cyane. Ngeze naho umutekano yafashe umwanzuro kujya kwa muganga kuko yari yahotewe bikabije. Hirwa Sovasoni ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bwiyorere. Inshuro nyinshi twamwamagaye kuri telefone ngendanwa, ntabwo yatwitabye. Naho yatwitabiye akamenya ko hari amakuru dukeneye ko atubwira, yahise afunga telefone. Kugeza kuri ino saha mu gihe twakoraga iyi nkuru telefone ye yari itarasubira ku murongo. Imboni ya radiyo Izuba Ndayizeye Pasiteri mu murenge wa Mutenderi, aha ni mu karere ka Ngoma. Tubabwire ko aka kanya turi mu murenge wa Mutenderi, by'umwihariko mu kagari ka Mutenderi mu mudugudu wa Karimbu ahazwi nko kuri sare, ahabereye igikorwa gishimishije cyane, aho batumije inama yahuje abahinzi, ndetse iyo nama ikaba yari yitabiriwemo n'umuyobozi mukuru w'umurenge ndetse n'ingabo ndetse na coordinateur wa DASSO n'abandi bayobozi bagiye batandukanye.
twabonye aho hajemo uhagarariye sako yaje gutanga ikiganiro gishimishije ndetse aza gusangiza n'abateze amatwi radiyo Izuba aka kanya ibyabereye aha mu murenge wa Mutenderi n'uburyo bikorwa ndetse n'icyo bigeza ku baturage mu kijyanye no kwizigama. Murakoze cyane, nitwa Uwase Kabarega Charite, nkorera ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda, nkaba ndi project coordinator ku mushinga wa Savu, nkaba nazanye na bagenzi banjye mu gikorwa cy'ubukangurambaga mu karere ka Ngoma ndetse mu murenge wa Mutenderi nk'uko mwabyumvise. Nkaba iki gikorwa cyarateguwe na sako ya Mutenderi, ariko tukaba twaje kwifatanya nabo kugira ngo dukangurire abaturage ndetse abanyarwanda mu murenge wa Mutenderi kuzamura umuco wo kwizigamira. Muri rusange rero u Rwanda ruri mu cyumweru cyahariwe ubukangurambaga ku bijyanye no kwizigamira. Ni icyumweru gifitwe mu nshingano na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko kigashyirwa mu bikorwa n'abafatanyabikorwa batandukanye. Muri urwo rwego rero tukaba dufite insanganyamatsiko igira iti zigama, shora imari, witeze imbere. Iki cyumweru cyatangiye ku itariki 24 kikaba kizarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2024, aho kuri 31 tuzaba twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibyagezweho biciye mu kwizigamira. Uyu munsi rero igikorwa cyabereye hano byari kugira ngo dukangurire abanyarwanda, dukangurire abaturage bo mu murenge wa Mutenderi kuzamura umuco wo kwizigamira, gushora imari bakoresha ubwizigame bwabo, ndetse gushyira hamwe nk'imiryango no gufatanya kugira ngo turebe uburyo bakwiteza imbere. Ariko by'umwihariko tukaba twanagaragaje uruhare rw'umushinga witwa Savu ushyirwa mu bikorwa, uterwa inkunga na Mastercard Foundation, ugashyirwa mu bikorwa na Amiri, Duhame Kadri ndetse na Profame twese hamwe bahagarariwe na Keya. Tukaba twagaragaje uruhare rwawo mu guhanga umurimo, ariko umurimo mu rubyiruko, by'umwihariko abana urubyiruko rw'abadamu bafite imyaka hagati ya 16 na 35. Tugaragaza ko uwo mushinga ugamije guhanga akazi biciye mu buhinzi ndetse n'ubworozi, harimo ubuhinzi bw'imiteja, ubuhinzi bw'inyanya, ubuhinzi bw'urusenda ndetse n'ubworozi bw'inkoko. Ni igikorwa cyiza rero cyahuje abantu benshi bitabiriye, ndetse ibiganiro byagiye bigaruka kuri iyo nsanganyamatsiko. Dushimira ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mutenderi kuba bateguye igikorwa cyiza, ndetse by'umwihariko n'ubuyobozi bwa sako ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose twafatanyije kuri uyu munsi. Biravugwa yuko iki gikorwa ari igikorwa gishimishije cyane, ubukangurambaga bujyanye no kwizigama buri gukorwa mu karere ka Ngoma gusa cyane no mu tundi turere no mu yindi mirenge buri gukorwa. Ese buri kureba urubyiruko ahanini cyangwa buri kureba n'abantu bakuze cyane? Iki gikorwa cy'ubukangurambaga ntabwo kireba akarere runaka, ntabwo kireba icyiciro runaka cy'abanyarwanda, ahubwo nk'uko nabisobanuye ni igikorwa kirimo gukorwa ku rwego rw'igihugu. Ni igikorwa guhera ku itariki ya 24 kujya ku 31, u Rwanda rwose mu midugudu yose, mu mirenge yose, mu ntara zose ndetse mu turere twose. Ni igikorwa kirimo kugarukwaho mu biganiro byose biri kuba, aho abanyarwanda muri iki cyumweru bari gukangurirwa kuzamura umuco wo kwizigamira, kuzamura umuco wo gushora imari ndetse n'icyo bakora kugira ngo biteze imbere. Rero by'umwihariko twebwe Amiri twabashije gukorera mu turere 10. Harimo uburasirazuba twakoreye ubukangurambaga mu turere 4, akarere ka Rwamagana, ka Kayonza, Ngoma ndetse na Kirehe. Ariko twabashije gukorera ubukangurambaga mu karere ka Rulindo ndetse na Gakenke. Timu yacu irimo gufatanya n'ibigo by'imari muri Nyabihu na Rubavu, nabo bakora ubukangurambaga, ndetse no mu karere ka Huye na Nyamagabe. Ni ukuvuga rero ko twebwe twabashije kugera mu turere 10, ariko mu by'ukuri Amiri ni ishyirahamwe rihagarariye ibigo by'imari iciriritse byose mu Rwanda. Tuba rero twarabwiye abanyamuryango bacu bose aho baherereye uko bagera muri 460 ari byo bigo by'imari iciriritse mu Rwanda, ko nubwo tutabasha kugera kuri biro zabo ndetse nabo bateguye ibintu bikorwa bitandukanye, ariko tuzi neza ko abanyamuryango bacu barimo bakora ibikorwa bitandukanye aho bakorera bijyanye no gukangurira abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira.
tubabwire yuko ubwo mwumva twaganiraga n'uhagarariye sako ndetse aganiriza abaturage mu guteza imbere ubuhinzi ndetse binyuze mu kwizigama, aho avuga yuko iki gikorwa ari igikorwa kiri kugenda gikorwa mu turere twose tw'u Rwanda, ariko ugasanga ari ibintu bishimishije cyane, aho ubona yuko abaturage bamaze kubyumva ndetse bakanabyitabira. Aha niho bari kuvuga yuko bari gushimira ndetse ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mutenderi uburyo bwabakiranye ubwuzu. Ndayizeye Pasiteri mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma.